بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نموغ شمير الله سبحانه وتعالى نغسبير أمهور نمجيشا إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم دوكم يجي نما سمياتشو مغصبا نرى إجتاب عمدة الفقه كا ابن قدام المقدسي أهو أمغاندتي رحمه الله أكمل جي ممرجانغو وحجة نمرجانغو وكرا متنبجر متاغتفو كوري جاسومو كانغو سمريا مسومو تمازمو iminsi dukurikirana ahangaha umwanditsi rahimahullah arakurikiza ku muryango yise ngo babu sifatil hajj umuryango w'imiterere n'imigenzereze n'imikorere n'ishyirwa mu bikorwa rya hijja uyu muryango w'ishyirwa mu bikorwa rya hijja naho umwanditsi rahimahullah akubwira mu ncamake uburyo Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yakoze mu hijja n'uburyo umuyisilamu akwiye gukora mu hijja ashingiye ku migenzo y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nkuko nta rindi soko dufite tuvomamo imigenzo yo kugaragira Imana usibye isoko ry'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akaba ari naryo soko ry'urubogobogo utarivomyemo avoma ibiroha kandi nta nushobora kugera ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala atavomye muri iryo soko umwanditsi rahimahullah aravuga agira ati wa idha kana yawm at-tarwiya faman kana halalan ahram min makkah aravuga ati iyo bigeze ku munsi wa tarwiya umunsi wa tarwiya ni umunsi wa munani mu minsi ya dhul hajj aho abantu bitegura kujya muri hijja abenshi ubusanzwe bose bamaze gukoranira mu mujyi wa Makka n'abataragira mu mujyi wa Makka babageze mu nkengero zayo barimo kuza berekeza mu mujyi wa Makka cyangwa se berekeza aho bazakorera imitambagiro mitagatifu kuri buriya butaka butagatifu aho bazagenda bimuka bava hamwe bajya handi aravuga rahimahullah atereriyo uwo munsi wa munani ugeze umunsi wa munani wawise umunsi wa tarwiya kubera ko ari umunsi wo kunywesha abantu amazi n'umunsi wo gutegura no guterura amazi bajyana Mina na Arafa aho abantu bagiye kujya guhurira aho bazakenera amazi menshi kubera ko icyo gihe nta migezi yari hari nta n'amarobine yari ahari ku buryo umuntu ari kugerayo asanga amazi ateguye ahubwo abantu bateguraga amazi ayisodaka cyangwa se n'abantu bafite abayoboye benshi bagategura amazi bazakoresha bagera hariya Mina igihe barabagiye kuharara cyangwa se bagiye Arafa uyu munsi rero wo gutegura amazi bayavana muri Makka bayavana n'ahandi bayerekeza muri Mashaa'ir al-Haram ahangaha ibingibi nibyo bita ngo ni umunsi wa tarwiya uyu munsi witiriwe gutwara amazi no kwegeranya amazi bayerekeza aho abantu bagiye kujya guhurira ibi rero byakorwaga ku munsi wa munani cyangwa se iki gikorwa kiba ku munsi wa munani uyu munsi wa munani umwanditsi rahimahullah niho avuze ati wa wundi uzaba ari muri Makka ariko akaba ari muri Makka ari halal atari muri hijja aha arongera kugaruka ko iyo umuntu ari muri hijja hari uba wakoze hijja iyo twita tamattu ari we ushaka kuvuga ahangaha cyangwa se ba bantu batuye i Makka kandi bafite umugambi wo gukora hijja uwo mwaka aba bantu bombi nibo bita halal babita halali kubera yuko baba batari mu mwambaro ihram kandi baba batari muri ibada kubera ko ubwo uyu nguyu waje muri tamattu yinjiraga muri Makka yamaje gukora umra ahitaba umuntu usanzwe arangije ashyira ku ruhande ihramu na ibada zijyanye n'umutambagiro azishyira ku ruhande agaruka mu buzima bwe busanzwe na wa muntu w'Imaka nawe ntago aba ari muri Makka nk'umuntu uri muri hijja ahubwo aba ari muri Makka nk'umuntu utuye bityo iyo ari muri Makka ntago aba ari mu mutambagiro mutagatifu hanyuma wa wundi waje gukora hijja ya ifrad hijja yo gukora hijja yonyine iyo akinjira muri Makka cyangwa se akirenga miqati uwo ngo amaje gufata umugambi nkuko twabibonye mu miryango y'inyuma bityo agoma na umugambi we akaguma no muri ibada ye uyu nguyu hano ntinjiramo kimwe na wa wundi ugiye gukora qiran ariyo twavuze gufatanya hagati ya umra na hijja ariko nta gutandukanya hagati yabyo cyangwa se gusohoka muri ibada kubayemo hagati ya izo ibada zombi umwanditsi aravuga ati uwo nguwo utari muri ibada ahrama min Makka
icyo gihe umugambi noneho awufatira muri Makka. Ntago asabwa gusubira inyuma ngo ajye gufatira umugambi haba ari mu nkengero za Makka cyangwa se hantu habugenewe kuri we ko agomba kuhafatira umugambi, kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaragaje cyangwa se muri hijja yayo, muri hijjatul wada, muri hadithi ya Jabir radiyallahu anhu kuva kwa Muslim rahimahullah, agaragaza ko babandi batari muri ibada ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabahaye uburenganzira cyangwa se yabategetse gufatira umugambi muri Makka. Arangije aravuga ati wa kharaja ila Arafat, na yamara gufata uwo mugambi we agasohoka yerekeza Arafat. Uyu muntu uvuye i Makka agiye kujya Arafat, ariko iyo agiye Arafat ntago ariho ahisa ajya, kubera ko arabanza kujya Mina. Nagera Mina ahangaha niho ari buze kuzava ejo mu gitondo yerekeza mu kibaya cya Arafa. Bityo ahangaha Mina yerekeje kuva kuri uyu munsi wa Tarbiya, kuri uyu munsi wa munani wa Tarwiya afwan, kuva kuri uyu munsi wa munani ubwo aba yerekeje Mina, aragenda agere Mina. Namara kugera Mina azahasengera dhuhuri wal asri abifatanyije hamwe na maghribi wal isha nabyo abifatanyije, hanyuma asenge na salatul fajr mu gitondo cyo kwerekeza Arafa. Aha dhuhuri na asri abifatanya asenga raka ebyiri, hanyuma maghribi raka eshatu na isha raka ebyiri, aribyo bita ngo ni qasr rubai, kugabanya raka cyangwa se amasengesho raka enye ukayasenga kuri raka ebyiri, hanyuma andi haraka eshatu cyangwa se raka ebyiri aguma muri raka zayo, ntago yo agabanywa. Ahangaha iyo aharangije uyu munsi wo muri kino gitondo, muri runo rukerera rwa nyuma ya salatul fajr, ariko nyuma yuko izuba rirashe, aha nibwo ava Mina yerekeza Arafat. Aha ni byiza ko tuvuga ko ari byemewe kandi ntacyo bitwaye ko babandi badafite imbaraga, nkuko tubibona muri hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma, aho avuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kuva Muzdalifa berekeza i Makka, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yemereye babandi bafite imbaraga, harimo abakecuru n'abarwayi, ko bagenda mbere yuko igitondo kiza, kubera ko abasahaba bose n'abayisilamu bose bagomba gusohoka mu gitondo nyuma ya salatul fajr. Kubw'iyo mpamvu uyu munsi hari buze kuba hari akavuyo n'umuvundo mwinshi w'abantu, bityo abadafite imbaraga intumwa y'Imana ibemerera kugenda nyuma ya 1/2 cy'ijoro mbere yuko salatul fajr igera, bityo baza basanga i Makka. Gusa icyo twavuga ahangaha nanone gisigaye giteye inkeke kandi kinateye n'agahinda, abantu bari bakwiye kongera kwisubiraho bakongera bakareba ibada zabo neza bakazinoza, nuko ubu noneho ahubwo abafite imbaraga aribo bagenda muri iryo joro. Abafite imbaraga ubu none ahangaha nibo basigaye bagenda muri icyo gicuku bakahagenda, hanyuma abandi badafite imbaraga akaba aribo baza kuza ahubwo muri cya gihe cyanya cyo kintumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagendeyemo igendanye n'abafite imbaraga. Ahangaha umuntu yarakwiye kwisubiraho akongera akareba ibada ye, akazirikana ko iyi ibada ari ibada imwe mu mwaka no mu buzima. Iyi ibada iyo yangiritse nta kisimbura gihari, bityo akagerageza kwinoza nka ibada imwe cyangwa se nk'igikorwa kidasubirwamo kandi igikorwa cyarimwe mu buzima. Muvandimwe mu Islam, ntacyo bigutwaye kuba wananirwa no kuba wabangamirwa iyi minota mikeya cyane mu buzima bwawe, hanyuma ukazasigara uri umwere imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ese ntubona ko ibada zose ziba zirimo imvune n'amavunane? Uko kwihanganira imvune n'amavunane, ibingibi nibyo bizamura umugaragu mu rwego rwo hejuru kandi bikanamugira umwere imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ahangaha ni naho umugaragu aryoherwa akanumva n'ubwiza bwa ibada arimo akora. Ariko iyo ibada itangiye koroshywa, abantu bagatangira kubikora uko biboneye, aho bahawe uburenganzira bagatangira kurenzaho n'ubwabo bakiyongeraho n'ubwabo, ahangaha kiba ari ikibazo gikomeye. Ntago bikwiye ku muyisilamu, by'umwihariko umuyobozi uyoboye abayisilamu barimo gukora umutambagiro, ko abo bakoresha amakosa kandi abizi ko ari amakosa, yitwaje impushya zagiye zitangwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ariko zigahabwa abatari we. Iyo uruhushya rwahawe utari weho
weho ntago winjira muri urwo ruhushya kugeza igihe uboneye ikiguha uruhushya nk'urwo ngurwo. Iyo utararubona ntago urinjiramo. Ni nk'uko nguko umuntu adashobora kwicara ngo avuge ngo kubera ko ndushye reka nsenge zuhuri na lasiri nyifatanye, kubera ko Nyagasani yahaye uburenganzira umuntu uri ku rugendo ko afatanya, cyangwa se imvura cyangwa izindi mpamvu. Kubera ko urushye nawe ngo wimure rwa ruhushya rwahawe abandi nawe urwihe kandi utari muri babandi bagenewe rwa ruhushya. Ni nk'uko nguko na hano mutambagiro mutagatifu. Iki ni igikorwa abantu benshi cyane bamaze ukoroshyamo cyane, baranakabya bagera nubwo bakora n'ibiteye inkeke bitera gushidikanya kuri ibada zabo, bitwaje zimwe mu mpushya zaba ari izagaragaye muri hijja cyangwa se zagaragaye hanze ya hijja, kandi nyamara abazihawe ntago ari abangaba barimo gushaka kuzikoresha no kuzikabiriza no gukora ibirenze ibyo bemerewe n'Ubuyisilamu. Iyo Ubuyisilamu rero butanze uruhushya, umuntu akora ibingana n'umunaniro cyangwa se n'uruhushya yahawe gusa, ariko iyo agiye kurengera uyu nguyu aba agiye gusohoka muri wa murongo mugari wo kugaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bigendeye ku gitabo cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no ku mahame y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati fa idha zala ash-shamsu yawma arafa salla adh-dhuhra wal 'asra yajma'u baynahuma bi adhanin wa iqamatayn. Ati iyo wa muntu yamaje kugera Arafa, twavuze ko ajya Arafa mu gitondo cy'umunsi wa 9 nyuma yuko izuba rimaje kurasa, nkuko bigaragara muri hadith ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, muri hadith ya Muslim ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aricyo gihe yaviriye Mina yerekeza Arafa. Iyo uyu muntu amaje kugera Arafa, ahangaha asenga dhuhuri na al-asri, agasenga jam'u taqdim, akabisengera ku gihe cya salatu dhuhuri kugira ngo yitegure kujya gukora igihagararo cya Arafa. Ibi ngibi gufatanya amasengesho nibyo byakozwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, birimo ubugenge bwinshi butandukanye, muri bwo no kongera igihe no kwagura igihe gihagije cyo gusoma idua. Nanone harimo ko umuntu akeneye gukomeza umubiri, kubera ko nahagera hariya mu gitondo igihe gisigaye ari buze kugifata aruhuka, asenge namara gusari abane kujya mu gihagararo nyuma yuko izuba rimaje kurenga icyeragati cy'ikirere, no kuvuga ngo ni nyuma saa sita kuri bya bihugu bifite igihe kiringaniye, aho saa sita izuba riba rigeze mu cyeragati cy'ikirere, hanyuma nyuma saa sita rikaba ryimutse ryerekeje ku gihande cya kabiri. Ahangaha rero niho umwanditsi rahimahullah nkuko abivuga, ariko bishingiye muri ahadith z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nibwo atangira gukora ibikorwa byo kuri uyu munsi wa yawm Arafa, ari byo atangirira muri ariya masengesho yo gusenga dhuhuri na al-asri, abifatanyije agatora adhana imwe, hanyuma agakima iswala ebyiri. Hagati y'iswala n'iswala, ahangaha ni byiza ko twibutsa ko hagati y'iswala n'iswala bitabujijwe ko umuntu akora adhkar. Hagati y'iswala n'iswala ntago bibujijwe ko umuntu akora adhkar, kubera ko ikibujijwemo ahangaha no gusenga sunna cyangwa se amasengesho y'imigereka yo ku masengesho, naho gukora adhkar no kuvuga amagambo yo gusingiza Imana no gutagatifuza Imana na talbiya n'ibindi bivugwa muri biriya bihe biremewe ko umuntu avuga ariya magambo. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo thumma yasiru ila al-mawqif, yarangiza gusenga salatu dhuhuri na al-asri, ahangaha yerekeza aho ari buze gukorera igihagararo. Aho ari buze gukorera igihagararo ni hehe? Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iravuga iti waqaftu hahuna wal arafa kullaha mawqif. Ati mpagaze ahangaha, ariko Arafa yose ni igihagararo, cyangwa se aho umuntu yaba ari hose muri Arafa yemerewe kuhagarara. Hadith sahih kuva kwa Muslim. Ariko iyo avuze ngo hanyuma akerekeza aho kujya guhagarara, nubwo hose ari ibihagararo, ariko hari aho intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yahagaze, kubera ko ubwo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yageraga Arafa, abasahaba bayubakiye ihema ryayo ahitwa Namira. Ubu ngubu uyu munsi niho hari umusigiti munini wa Arafa.
hariya niho hari ihema ry'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hanyuma amasaha yo guhagarara ageze, intumwa y'Imana isohoka mu ihema ryayo aho yariri, yerekeza aho bita kuri Jabal Ilal cyangwa se aho bita Jabal Rahma, ahari agasozi gato cyane kari mu kibaya cya Arafa. Hariya niho intumwa y'Imana yerekeje kujya guhagarara. Aha ntago intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yuriye ngo ijye hejuru y'umusozi aba ariho ihagarara nk'uko bikorwa na benshi mu njiji n'abadasobanukiye amabwiriza y'Uislamu, aho bakeka ko intumwa y'Imana yuriye umusozi, bityo ukaba wasanga abantu baharwanira, rimwe na rimwe bakaba bashobora no kuhakomerekera barimo barwanira kurira umusozi. Nyamara intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ntago byigeze bigaragara ko igeze yurira uriya musozi, ahubwo yagiye iruhande rw'umusozi ku mabuye abanziriza kurira umusozi. Muri ayo mabuye akomoka kuri uwo musozi, aho ngaho niho intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yariri, dore ko intumwa y'Imana yo yanahagaze muri ibyo bibaya iri hejuru y'indogobe yayo cyangwa se ifarasi yayo yitwaga Qaswa. Ahangaha niho intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yo yahagaze, ntago yigeze ijya hasi. Aha mu kujya hasi no kutajya hasi ni byiza ko tuhasobanura ko intumwa y'Imana yari ikeneye kurebwa n'abasahaba barenga 100,000 bakoranye umutambagiro mutagatifu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Intumwa y'Imana imeje gutangaza ko igiye gukora umutambagiro, abantu bose n'abayisilamu bose hirya no hino barabwiranye n'amakuru abageraho, bose bifuza kuza gukorana umutambagiro intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Buri wese yifuza kumenya ngo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ari hehe, arimo arakora iki, arimo aragikora ate, ageze ahagana he. Buri wese yifuza kuba yamubaza cyangwa se kumugeraho no kuba yamureba gusa. Ibyo ngibyo nibyo byahaga intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ko igomba kujya ahirengeye kandi ikajya aho nibura yorohereza abantu bose kuyibona. Bityo guhagarara ku bihagararo bya Arafa, guhagarara nibyo byiza nk'uko abamenya bigaragaza. Umuntu aramutse kwicara mu modoka cyangwa se ku kigenderwaho ari byo bimworoheye, bakabona ko nta kibazo yabikora cyangwa ari byo bifitiye inyungu rubanda nyamwinshi, ahangaha nibwo akora ibyo ngibyo, hanyuma yarangiza akubahiriza icyo gihagararo cye cyo guhagarara Arafa. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati illa batina urana, ati keretse guhagarara mu kibaya cya Urana. Urana ni umuferege cyangwa se ikibaya kimeze nk'umuferege gitwara amazi muri kariya gace cyangwa se muri kiriya kibaya cyose cya Arafa, kikaba giherereye mu burengerazuba bwa Arafa. Ahangaha intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yabujije abasahaba ko bahagararamo, nk'uko tubibona muri hadithi zitandukanye. Muri zo harimo hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yabujije guhagararamo, hadithi ya Tahawi. Hanyuma ahandi hasigaye hose hakaba hemerewe ko umuntu ahagarara. Umwanditsi aravuga ati ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم. نبيزا كو iyo abishoboye ahagarara aho intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yahagaze, nk'uko twahavuze. Aravuga ngo au qariba minhu inda jabali qariban min as-sakharat, cyangwa se agahagarara hafi y'aho intumwa y'Imana yahagaze iruhande rw'umusozi uwo twavuze Jabal Rahma cyangwa se Jabal Ilal, uruhande rw'uriya musozi ku mabuye ari hafi aho ngaho, hafi aho n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yahagaze. Arangije rahimahullah aravuga ngo wayaj'alu habla al-mushati bayna yadayhi, yarangiza habla al-mushati akayishyira hagati ye, wayastaqbil al-qibla, no kuvuga ngo iyo yerekeye qibla ari kuri rwa ruhande. Habla al-mushati aho abantu banyuraga bagenda iyo bakoreshaga amaguru, ni naho hari inzira yonyine, kubera ko inzira zabaga ari inzira ntoya. Iyi nzira ntoya y'abagenzi b'amaguru ahangaha iyo werekeye qibla ni nkaho uba wayishyize imbere yawe, hanyuma ukaba kandi nanone werekeye qibla. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wayakunu rakiba, ni nabyiza ko aba ari hejuru y'ikigenderwamo nk'uko twabivuze, ariko twasobanuye ko icy'ingenzi ari icyoroshye cyangwa se ikirusha guha umuntu ukwibombarika imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kuko twasobanuye impamvu yo guhagarara cyangwa se yo kurira kw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. arangije rahimahullah aravuga ati wayukathir min qawli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir.
ati akarushaho gukoresha aya magambo arimo asingiza Imana avuga ati la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, nta yindi Imana iriho, Imana yonyine itagira umufasha cyangwa se itagira icyo ibangikanyije nacyo icyo ari cyo cyose. Lahul mulku, niwe ufite ubwami nyagasani usumba byose, walahul hamdu, ni nawe ukwiye gushimwa ufite n'ishimwe, biyadihi alkhayr, mu kaboko ke cyangwa se ibyiza byose biri ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kandi ni nawe ushoboye byose. Ibi ni bimwe cyangwa se namwe mu magambo yo gusingiza Imana akunzwe cyane avugwa hariya kuri kiriya kibaya cyangwa se muri kino gihe cy'ibada, kubera yuko aya ari amagambo y'intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaragaje ko ari magambo meza, nk'uko intumwa Imana ivuga iti khairu du'a yawm Arafa, iti ubusabe bwiza kurusha ubundi ni ubusabe bw'umunsi wa Arafa, no gusingiza Imana kwiza cyane kurusha ukundi ni ugusingiza Imana gukozwe ku munsi wa Arafa mu bibaya bya Arafa. Aravuga ngo wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyuna min ba'di min qabli, aravuga ati ni byiza navuze n'ijambo ryiza navuze kurusha ayandi nge n'intumwa zambanjirije, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ati n'ijambo ryiza navuze kurusha irindi yaba ari nge n'intumwa zambanjirije ni ijambo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, nta yindi Imana iriho, Imana itagira umufasha, yo yonyine itagira umufasha cyangwa se itagira ikibangikanyije nacyo. Lahul mulku wa lahul hamdu, niwe nyir'ubwami nawe nyir'ugushimwa, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kandi Imana niyo ishoboye byose. Aya magambo yo gutagatifuza Imana ni byiza ko ariyo arushaho kuvugwa cyane, kubera ko aya ari amagambo agaragara muri hadithi zitandukanye. Iyi hadithi ni hadithi sahih, nayo muri hadithi za Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, hadithi yo ko intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ariyo magambo yakoresheje ubwo yari ahangaha. Ni byiza ko umuntu avuga n'ibindi bisingizo bitandukanye nka la ilaha illa Allah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzab wahdahu, n'andi magambo atandukanye n'ubundi busabe n'ibindi bisingizo byose byo umuntu ashobora gukoresha ahangaha mu kwegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, no gusaba Imana cyane, no gutakambira Imana cyane, kubera ko ahariho hantu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga ko ariho hantu abantu benshi bakurwa mu jahannama kurusha ahandi. Uyu munsi niwo munsi mwiza kurusha iyindi minsi mu minsi igize umwaka, no mu minsi yahawe ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uyu niwo munsi mwiza kurusha indi minsi yose. Uyu munsi ni umunsi urutana Lailatul Qadr ku magambo y'abamenyi no ku buhamya bw'abamenyi bashingiye ku mahamwe y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyu rero ni umunsi w'umwihariko, by'umwihariko kuri wa wundi uri Arafa. Ni umunsi n'utari Arafa asabwa kwifatanya n'abari Arafa, kubera ko uyu munsi usibwa, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga ko usibye uyu munsi nyagasani amabarira ibyaha by'umwaka wabanje n'umwaka uzaza. Ni umunsi rero ukomeye cyane, ariko kuri wa wundi uri ku butaka bwa Arafa no mu bibaya bya Arafa, mutambagiro mutagatifu kuri sunna kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watinyaga Imana kurusha abandi n'ugaragira Imana kurusha abandi, n'uwo wa wundi wese wifuza kugaragira agomba kwigiraho, nuko we atigeze asiba uyu munsi, kandi agategeka n'abasahaba gusiburuka kugira ngo baze kugira imbaraga zo kugaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no kumusingiza, kubera ko uyu niwo wa munsi nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yiratira abamarayika akababwira ati bariya abantu bose nimubarebe baje bashaka iki, bakamubwira bati baje bashaka impuhwe zawe ya Allah. Akavuga ati ndabahamiriza ko bariya bose mbababariye. Aha birasaba ko hagaragara n'ubushake, hakagaragara no kwishimira iyi nema y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Umwe mu basalafu beza niwe winjiye kuri mugenzi we mu bamenyi b'ibikomerezwa b'intangarugero batubanjirije, aramubaza ati ninde wahombye kuri uyu munsi? Aramubwira ati uhombye kuri uyu munsi ni wa wundi ukeka ko nyagasani atari bubabarire bino biremwa byose biri ahangaha. Undi nawe aravuga ati
aha abandi bose babarirwe iyo nza kuba ntabarimo. Ariko ayo ni amagambo yo gukomeza kwiyongerera agahinda ko kugira ngo ukomeze kwiyegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, no gukomeza kubabazwa n'ibibi byawe, no gukomeza kwiyegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala utiyemeye cyangwa se ngo wibone cyangwa se ubone ko ari weho mwiza mu bagaragu b'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko igihe cyose iyo umuntu yishyize hasi Nyagasani aramuzamura, n'uwizamuye wese igihe cyose Nyagasani aramumanura. Icyubahiro gitangwa n'Imana n'ubutungane buzwi n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu umuntu agomba kurushaho kugaragira Imana ashyizeho umwete, kubera ko atazi niba ubugaragu bwe Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yarabwakiye. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wayajtahidu fi du'a, agakomeza gushyiraho umuhate mu busabe butandukanye. Aravuga ngo waragba ila Allah, kandi agakomeza no kwizera ibyiza biturutse ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ila ghurubi shams, kugeza izuba rirenze. Ahangaha nanone ni byiza ko twibutsa ko amasaha yo kuva Arafa ari nyuma yuko izuba rirenze. Ntago iyo izuba ritangiye gusa nk'irigiye kurenga, iki gihe kikwiye gushyirwamo umuvuduko mwinshi mu gushyiraho iduwa no gusaba cyane. Ntago ari cyo gihe cyiza cy'abantu gutangira kwiruka bajya gushakisha inzira, abandi bajya gushakisha amamodoka, abandi bajya gushakisha bagenzi babo, abandi kugeza ubwo cya gihe dhahabiya, cya gihe cy'izahabu kiri mu munsi mu gusaba kirangira abantu barimo bacicikana, abashaka amazi, abashaka amakarito, abashaka ibintu bitandukanye. Ibyo ngibyo ntago ari cyo gihe cyabyo. Ibyo ngibyo ni nyuma yuko izuba rirenze, umuntu arangije kunyunyuza bwa bwiza na bwa buryohe bwo muri uyu munsi, na za mpuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala amaze no kwibombarika ku Mana bihagije. Ahangaha nibwo nyuma yuko izuba rirenze nibwo atangira kujya muri ibyo ngibyo, ko nacyo gihe cyo kuva ahangaha umuntu yerekeza Muzdalifa. Bityo rero utu tuntu ni twiza ko abantu badukurikirana kandi bakatumenya, na wa wundi ukoze umutambagiro we mutagatifu hejo atazasanga igihe cyari cyiza kuri we kurusha ikindi yarakirangije arimo agipfusha ubusa, cyangwa se ari mu bidafitanye isano no kugaragara Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kwagenwe kuri ayo masaha cyangwa se uwo munsi. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati thumma yadfa ma'a al-imam ila Muzdalifa. Aravuga ati yarangiza akagendana na imamu n'umuyobozi waruyoboye abayisilamu bose berekeza Muzdalifa. Aravuga ati ala tariq al-ma'zimaini, banyuze ku nzira iri hagati y'imisozi ibiri. Hagati ya Arafa na Muzdalifa harimo imisozi. Iyo misozi ibiri hagati yayo yombi harimo inzira ntoya yo abantu banyuragamo kera. Ahangaha niho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanyuze. Akaba ari nayo mpamvu umwanditsi abona ko ari byiza ko umuntu anyura hariya, kubera ko ukwigana intumwa y'Imana ni byiza ko gushyirwa mu bintu byose bishoboka, igihe bishoboka, nta n'izindi ngorane zirimo. Ariko urugero muri iki gihe turimo abantu bamaze kuba benshi, cyangwa se inzira zikaba zaratunganyirijwe ahandi, ntago ari itegeko cyangwa se ibyiza nuko umuntu anyura ahatari buze guteza ikibazo, kubera ko aramutse twese turamutse tugiye guca muri iyo nzira, kuko n'uyu munsi hari umuhanda unyuze aho ngaho muri iyo nzira. Twese turamutse tubyiganye, kuko ni umuhanda uri mu ruhande nakita rw'iburyo ruherera ikibaya cya Arafa winjira muri Muzdalifa, hariyo umuhanda unyura hagati y'imisozi ibiri. Aho ngaho niho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanyuze. Ariko uyu munsi uramutse twese tuvuze ngo tujye kuhanyura, twahicanira kandi twese nta n'uwahava. Bityo icyo gihe rero umuntu akurikiza amabwirizwa yashyizweho n'abayobozi ba hija, kugira ngo abantu bave hariya ibada bayikoze kandi n'ubuzima bwabo buhavanye amahoro n'umutekano, kubera ko kubangamira abayisilamu n'abemeramana ibyo ni bibi, mu gihe kubahiriza sunna ari umugenzo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahangaha rero iyo umuntu amaje kuva ahangaha Arafa yerekeza Muzdalifa anyuze muri iyo nzira. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho ngaho ni naho muri hadith Ibn Mas'ud yagendaga avuga ati as-sakina, nimutuze mureke kubyigana. N'umwanditsi akavuga ati wa alayhi as-sakinatu wal waqar, ni nabyiza ko agomba kugira ituze n'umutuzo mu kugenda kwe, kubera ko abantu ni benshi ahangaha, buri wese akoresheje imbaraga, hari benshi babigenderamo. Umwanditsi akomeza agira ati wayakunu mulabbiyan dhakiran lillah fa idha wasala Muzdalifa salla al-maghrib wal-isha qabla hatt ar-rihal. Aravuga ati akomeza kugenda avuga talbiya,
labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak. Agakomeza no kugenda asingiza Imana mu magambo atandukanye, anasoma n'ubusabe butandukanye kugeza igihe agereye Muzdalifa. Aravuga ati yamara kugera Muzdalifa asenga magharibi na al-isha mbere yuko agena aho ari buze kuryama. Mbere yuko atunganya aho ari buze kuryama abanza gusenga magharibi agasenga na al-isha mbere yuko atunganya aho ari buze kuryama. Aha bigaragara muri hadithi ya Usama, muri hadithi za Bukhari radiyallahu rahimahullah, ko Usama bin Zaid ubwo ari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana igiye gusohoka Arafa, yatawaje wudu ntoya yihuse, irangije iragenda. Ubwo yageze Muzdalifa, Usama ajya gutoragurira amabuye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana iratawaza bari mu nzira berekezayo. Usama aramubwira ati as-sala ya Rasulullah, isengesho intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana aramubwira ati as-salatu amamaka, isengesho riri imbere, turi buze kusengera imbere nitugera Muzdalifa. Kubw'iyo mpamvu muri sunna nuko abantu bajya gusengera Muzdalifa maghribi na al-isha bakabifatanya bageze Muzdalifa. Bakihagera mbere yuko basasa banategura aho bari buze kuryama, babanza gutoragura, babanza gukora amasengesho. Aha Muzdalifa nkuko tubibonye muri iyo hadithi ya Usama kwa Bukhari radiyallahu anhu, nuko ari na byiza ko ariho umuntu atoragura amabuye, ariko si itegeko. Bamwe mu bamenyi bagaragaza ko kuba Usama yaratoraguye hari amabuye ntago ari uko yabitegetswe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. N'abandi basahaba bose ntago ariko ari hari yabayatoraguye, aho umuntu yatoragura amabuye hose, yayatoragura Arafa, yayatoragura mu nzira Arafa Muzdalifa, yayatoragura Muzdalifa, yayatoragura mu nzira Muzdalifa Mina. Ahangaha ntacyo bitwaye aho yayatoragura ahari hose. Icyo ni icyambere. Icya kabiri nuko utoragura amabuye si ngombwa ko atoragura amabuye yose azatera 70, ahubwo aha icy'ingenzi kiba gisabwa ni ya mabuye 7 ari buze guterwa ku munsi wa mu gitondo cyaho, ari wo munsi wa Mina, umunsi w'Eid. Bityo ahangaha rero ntago gutoragura amabuye ari ikintu kirambirijweho cyane, cyangwa se umuntu yatindaho rimwe na rimwe, aho umuntu ashobora no gutinda gusari, wabaza ngo uri mu biki, ngo ndimo ndashaka amabuye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ahangaha iyo umuntu rero amajije kuhava, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkuko twabivuze yasenze magharibi na al-isha, irabifatanya, hanyuma irangije kubifatanya aba aribwo iryama iraruhuka. Hanyuma umwanditsi rahimahullah aravuga ati thumma yusalli al-fajr bighalasin. Iyo umajije kuryama, umajije gucya, ahangaha salatu al-fajr uyisenga mu gihe cya mbere kibanziriza. No kuvuga ngo umuseke ukimara gutambika, aha nibwo uhita usenga salatu al-fajr. Kubera iki? Kubera ko hano hari ibikorwa byinshi, na nyuma ya salatu al-fajr hari ikindi gikorwa kiri buze gukorwa, turi buze kukibona. Hanyuma nyuma y'ahangaha hari urugendo rwerekeza Mina, aho abantu bari buze kwerekeza gutera amabuye. Nyuma y'aho ngaho, uyu ni umunsi w'Eid, ni umunsi ariwo bita umunsi wa Hajj nyayo, kubera ko uyu munsi burimo ibikorwa byinshi, ukeneye imbaraga, kandi ni ibikorwa byose byegeranye biri mu gihe gitoya. Ari na sunna y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ibikorwa byose bikorwa mbere ya saa sita, kandi harimo imvune nyinshi. Niyo mpamvu ari byiza ko ahita asenga salatul fajr kugira ngo n'ibindi bikorwa biri buze gukurikira bize kubona umwanya wabyo. Akomeza rahimahullah agira ati wa ya'ti al-mash'ar al-haram, nyuma y'aho ngaho akerekeza ahari bukorerwe ibada. Aha hakorerwa ibada ahangaha ku butaka bwa Muzdalifa ni ahitwaga Quza. Hari agasozi gato kitwaga Quza, ariko uyu munsi aka gasozi kavanyweho, ahubatswe umusigiti wa Muzdalifa. Uriya musigiti cyangwa se amwe bita Masjid Khifa, uyu musigiti aho hubatswe ahangaha niho hari ako gasozi. Agasozi karahavanywe hashyirwa umusigiti. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yavuye aho yari yaraye yerekeza hariya, ihageze irahagarara, yerekera qibla, isoma idua. Aha hakaba hari mu bice bihambaye cyane, kandi ibice biri mu hantu hakirirwa ubusabe bw'umugaragu w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala igihe asaba idua ye.
kugeza ubwo bamwe mu basalafu salih yavuze ati naje aha hantu igihe cyose saba uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko nyagasani yangarura muri hijja imyaka irenga 50 asaba iyo dua buri uko ayisabye akagaruka aravuga ati baravuga bati umwaka yapfuyemo nuko yahageze agira isoni zo gusaba iyo dua yo gusaba uwiteka ko yamugarura umwaka utaha arangije uwo mwaka abari witabamo uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo ahangaha ni muhantu rero hagaragirwa Imana kandi hari ubusabe bwakirwa intumwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabanzaga ikaza ikahagarara ikasaba idua hanyuma yamara gusoma idua ikaza gukomeza nkuko umwanditsi avuga ati wayaqifa indahu wayad'u wayakunu min du'aihi Allahumma kama waqaftana fi aravuga ati agahagarara agasoma idua umwanditsi arangije aravuga ati mu madua umuntu ahasomera nuko avuga ngo Allahumma kama waqaftana fi nyagasani nkuko duhagaritse muri bino bihagararo wa arayitana iya ukanatwereka ubu butaka butagatifu naha ho gukorerwa umutambagiro mutagatifu aravuga ati fawafiqna lidhikrika kama hadaytana nyagasani dushoboze no kukwibuka nkuko watuyoboye waghfir lana warhamna utubabarire kandi utugire impuhwe kama wa'adtana nkuko wabidusezeranyije biqawlika mu ijambo ryawe wa qawluka alhaq kandi ijambo ryawe ni ukuri فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. icy'ingenzi iyi dua guhera Allahumma kama wafaqtana fi nyagasani nkuko dushoboje kuba twagera ahangaha. Iyi dua ivugwamo ahangaha ntago ari idua igaragara muri hadithi z'intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nubwo amagambo arimo ari amagambo meza kandi akwiye gukoreshwa n'umugaragu w'iteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aha icyo mvuga kugira ngo byumvikane neza umuntu ntiyumve ko twavuze ko ibintu byose bitemewe ahubwo asobanukirwe neza nkuko tugambiriye kubivuga. Ni gute? Nuko idua nziza n'ahantu no kwemeza ibyo biba bikeneye kuba bifite dalili. Iyo nta dalili bifite buri wese abashobora kandi yemerewe gusoma idua iyo ari yose no mu magambo ayo ari yose. Hanyuma uwasomye idua nziza kurusha abandi ntago ategeka abandi kuyisoma cyangwa se wigisha abantu ko iyo dua ariyo izajya ihora isomwa. Nubwo ntacyo bitwaye ko umuntu ashobora kuyikoresha ariko ntago agomba kubyizera nkaho ariyo dua isomerwa aho ngaho ngo ejo tuzasange n'igitabo umuntu yanditse cyangwa se madua y'idua cyangwa se mu dutabo tw'idua yashyizemo ko iyi dua ariyo dua ya Muzdalifa. Bityo rero ahangaha intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nta dua runaka yahashyize ihasomerwa. Bityo amagambo yose meza n'ibisingizo by'Imana byose n'ubusabe bwose bwiza burakoreshwa udashingiye kuri iyi dua ukavuga iyo ari yose yo wemerewe kuvuga kubera ko ahangaha umuntu yemerewe kwasoma. Hanyuma umwanditsi rahimahullah aravuga ngo ila an yasfira kugeza igihe umuhondo ubaye mwinshi cyangwa se umucyo winjiye ari mwinshi ariko mbere yuko izuba rirasa. Aha uyu mwanya wose awumara ari hariya arimo gusoma idua kuva nyuma ya salatul fajiri yasenzwe hakiri kare kugeza ubwo izuba rigiye kurasa habura gatoya aba akiri hariya. Hanyuma aravuga ngo thumma yadfa'u qabla tulu'i shams yarangiza akahava mbere ho gato ko izuba rirasa. Kuko mu bindi bitabo aravuga ngo thumma yasfiru jiddan kugeza ubwo umucyo uje kandi ukaza ari mwinshi. Hanyuma yarangiza akahava mbere yuko izuba rirasa nkuko tubigaragara muri hadithi zitandukanye ko intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuye hariya haburaho gato cyane ngo izuba rirase akahava yerekera Mina. Aravuga ngo fa idha balagha muhassiran asra'a qadra ramyi bihajar. Iyo ageze ahitwa wadi muhassir ni ikibaya icyo uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yorekeyemo Abraha n'ingabo ze nkuko bizwi muri suratul fil isura yitiriwe inzovu. Ubwo intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam haburaga imyaka 2 gusa ngo ivuke nibwo umwe mu bami ba Habash cyangwa se Ethiopia y'uyu munsi no muri kara gace gafatanya na za Eritrea na za Somalia na Djibouti hari niho hitwaga muri Habash. Umwami wari uyoboye hariya yari umukristo yifuje cyangwa se yamenye inkuru za al-Kaaba
n'uburyo abarabu bayikuza n'uburyo bayigana iteka ryose hagahora ubuzima hakanahora na activity n'abantu ari urujya n'uruza kuri Al-Kaaba yifuza ko nawe yagira urusengero rukomeye kandi narwo rufite activity nk'umusiti wa Makka niko kubaka ikanisa nini cyane nziza ayitaka mu buryo butandukanye cyane kandi butangaje arangije akajya ashishikariza banabwira abantu ko igihe cyose nabo bagomba kuhasura ariko abantu yaje kubabura nyuma yo kubura abantu nibwo yaje kwigira inama we n'abambari be ko bajya gusenya Al-Kaaba bityo abantu nibabura Al-Kaaba bazakenera kuza aho ngaho iwe aha nibwo yateguraga igisirikare gikomeye cyane n'ingabo zihambaye arangije afata urugendo rwo kwerekeza Makka ajyanywe no kujya gusenya Al-Kaaba kugira ngo inzu ye nyuma yaho ngaho izabona abayoboke aha arimo aza nibwo yageze ahangaha Wadi Muhassir ni inkuru ndende abanyamateka barayizi kuko ni inkuru yavuzwe muri Qur'an ntago ari inkuru y'igihimbano ahubwo ni inkuru y'ukuri kandi hari iriho yavuzwe muri Qur'an aho nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ese ntibonye ibyo nyagasani wawe yakoreye ba nyiri inzovu cyangwa se bene inzovu alam yaj'al kaydahum fi tadlil ese ntago nyagasani ibitimbi byabo yabishyize mu gihombo wa arsala alayhim tayran ababil nyagasani akabohereza inyoni bamwe bavuga ko ari intashya tarmihim bihijaratin min sijil zibamenaho cyangwa se zibatera amabuye avuye mu muriro wa sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul nyagasani akabahindura nk'ibyatsi byariwe hanyuma bigacirwa iyi nkuru rero niyo nkuru yabereye ahangaha aho iyo nkuru yabereye naho izo nzovu zahagarikiwe kuko amajije kuza no kwerekera Al-Kaaba amajije kuyigeraho abasahaba abantu bari hariya afwan kuko n'imbere y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakuraishi n'abantu ba Makka bavuye mu nzira kubera ko bose babaje Abi Talib baramubaza bati turabigenza Abdul Muttalib baramubaza bati turabigenza dute arababwira ati Al-Kaaba ifite umuremyi wayo niwe uri buze kwirinda ari naryo jambo yasubije Aburaha ubwo Aburaha n'ingabo ze banyuraga ku ngamiya za Abdul Muttalib barazifata nyuma yo kuzifata nibwo bamwe yabegera babwira ati ngenza shaka ingamiya zanjye aramubwira ati urasuzuguritse kuri nge nkaho warengeye Al-Kaaba yawe urimo urarengera ingamiya zawe arabwira ati ingamiya nizanjye walil bayt rabbun yahmi ati ingamiya nizanjye niyo mpamvu nje kuzibaza hanyuma Al-Kaaba nayo ifite nyagasani wayo ni uri buze kuyirinda ibyo ntago bindeba mpereza ibyanjye ko kumusubiza ingamiya ze arangije ava mu nzira iki gisirikare rero kigeze ahangaha muri Wadi Muhassir ahangaha niho nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yahagarikiye ziranzovu izibuza kugenda ntizajya imbere ntizajya n'inyuma mu gihe bari bakibaza ibyo ibiri kuba nuko biri kugenda nibwo nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yoherezaga izo nyoni zikaza zizanye amabuye bamwe bavuga ko ari intashya abandi bavuga ko bamenye bavuga ko ari inyoni mu nyoni zitigeze zigaragara zaje icyo gihe zigahita zongera zikanabura amagambo atandukanye icy'ingenzi nuko nyagasani yohereje inyoni buri nyoni ikaza ifite ibuye rivuye mu rwa Jahannama zikaza zikayata kuri ba bandi aho ibuye ryagwaga ku musirikare bamwe bakavuga ko ryagwaga ku mutwe rigasohokanamo n'amara bikagwa hose byose ku butaka abandi ryaramanukaga rigaca mu mubiri rigahinguka mu butaka agahita agwa yapfuye ahangaha niho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahageraga yarihutaga nk'ikimenyetso cyo kwitandukanya n'inkozi z'ibibi no kuva no guhunga ahorekewe abantu kubera ko umuntu atazi niba hari ikindi cyaha gishobora kuhava cyangwa se igisigisi cy'igihano cyahasigaye kubera ko rimwe na rimwe iyo ahantu habonekeye ibihano nk'ibyo ngibyo byo korekwa hari igihe hashobora gusigara ibisigisigi by'ibihano byaba ari nk'ibyorezo bishobora kuhasigara cyangwa se ubundi burakari mu burakari bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ushobora gutinda hariya bikagufata niyo mpamvu iyo umuntu agiye no gusura ahorekewe abantu haba ari hahandi hagiye hafatwa nk'ibikorwa remezo cyangwa se byiza nyaburanga abantu bakajya kuhasura abangaba nabo bari bakwiye kwitonda cyane baba banahageze bakahagera mu rwego rwo kujya kuhakura inyigisho no kugira agahinda no kureba ibyo Imana yakoreye abigometse ku mabwiriza yayo ariko ntibahage nk'abantu bagiye kwishimisha no gusohoka no gusohokera ahantu nk'aho hahane abantu bityo rero uyu Muislamu
ageze ahari gukorerwa icyaha cyangwa se ahakorewe icyaha cyangwa se ahakorerwa ahagabwe hakorerwa ibyaha, iyo umuyisilamu ahageze aha agomba kwitandukanya naho mu mvugo ye no mu mutima we no mu bikorwa bye, harimo kuhava vuba vuba yihuse nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuye ahangaha yihuta. Iki kibaye rero kiri hagati ya Mina na Muzdalifa. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihageze yarihutse. Umwanditsi aravuga ati hatta yati Mina, kugeza ubwo aje akagera Mina, wayabda jamratul aqaba, hanyuma agatera jamratul aqaba. Aha Mina hari ahantu hatatu haterwa, hari iyo bita sughra, hari iyo bita al-wusta, hari niyo bita al-kubra. Hari icyo batera kibanza aricyo kitwa gitoya, ari nacyo giherereye mu ruhande rwa Mina uturuka Muzdalifa, ari nacyo uheraho afwan aricyo uherukiraho kuko kiri mu ruhande rwa Makka werekeza Mina. Uturuka Makka nicyo kibanza iyo umuntu yerekeza Mina, hanyuma uturuka Muzdalifa werekeza Makka nicyo gihera. Iki ngiki rero nicyo giterwa, nicyo cyitwa jamratul aqaba, aha abandi bakayita al-kubra. Iyi ngiyi niyo iterwa kuri uyu munsi, gaterwa amabuye 7 nk'uko umwanditsi avuga ngo fayarmiha bisab'i hasayatin, yarangiza akayitera amabuye 7 kahasa al-hadf, hibuye rya hadf. Ni uburyo bwo guteramo ibuye umuntu afata mukubita rukoko agashyiraho ibuye, agashyiraho mukubita rukoko, hanyuma agashibura rirabuye akaritera kure. Ubu buryo ibuye rikoreshwamo cyangwa se ibuye ryakoreshwa ahangaha niryo buye umuntu afata. Ibi ni ukugaragaza amahame y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo yagaragazaga ibuye yaravuga ngo fabimithliha farmi, mujye mutera irimeze nk'iri ngiri. Irangije ivuga ijambo rikomeye cyane nk'ijambo shingiro mu kugaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, iyakum wal ghulu. Irangije yabwiti muramenye ntimugakabye, muramenye ntimugakabye. Gukabya mu idini haba ari muri ibada mu kuzikora, haba ari mu kuzireka, haba ari mu gukunda, haba ari mu kwanga, mu byari byo byose idini yacu ni idini yo hagati no hagati. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubujije gukabya, na Nyagasani aravuga ati wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, ni nkuko twabagize umuryango hagati no hagati. Ibikorwa byacu nibyo hagati no hagati, ntago dukabya, nta nubwo tworoshye cyane, ntago dukora byandi bitango no guheza inguni, nta nubwo tworoshya ngo dute idini yacu, ahubwo umuyisilamu aguma hagati no hagati, arengera amahame, akanarengera ubumuntu, akanarengera umutekano n'ibindi bikorwa byose, ari hagati no hagati, ntacyo ahutaje, nta nicyo akabirije. Iyi niyo dini y'Uwisilamu nyayo yuzuye kandi itagira amakemwa. Naho ukabije uwo ngo asohoka mu idini, na wa wundi woroheje nawe asohoka mu idini rigasigaramo wa wundi wo hagati no hagati. Intumwa y'Imana iti khairul umur awsatuha, ibyiza mu bintu ni bya bindi biri hagati no hagati. Aha rero intumwa y'Imana iti mujye mutera amabuye angana gutyo, bityo ntago byemewe ko umuntu yagera hariya agatera itafari cyangwa se agatera agacanga cyangwa se agatera urukweto cyangwa igiti cyangwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, niyo cyangwa akazagera igihe umuntu akavumbura akazajya hagera karasa amasasu kuri rwa rukuta kugira ngo ahangane cyane na shaytani n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibi ntago biri mu idini y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Idini ni qala Allahu wa qala Rasul, idini ni Imana yaravuze, intumwa y'Imana yaravuze. Ibitari ibyo ngibyo ntago ari idini, nta nubwo bigeze umuntu ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo tutakuye ku ntumwa y'Imana ntago ari idini yacu. Umwanditsi rahimahullah arangije aravuga ngo wayukabbir ma'a kulli hasa, aravuga ati atora takbira kuri buri buye ateye, avuga ati Allahu akbar. Uruko ateye akavuga ati Allahu akbar kuri buri buye, nkuko bigaragara muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aravuga ati wa yarfa'u yadahu fi rami, iyo atera ibuye arazamura akaboko, abandi bakavuga ngo arakazamura kugeza ubwo nuko hakugaragaye. Ntacyo bitwaye, ikingenzi nuko agomba kuzamura akaboko agatera ibuye, ntarifate ngo arishyire mu gikumwe arifatishije musumba zose ngo arishibuze igikumwe, ahubwo agomba gutera, agakora ikimenyetso cyo gutera, kubera ko iyi ibada ikorwa mu gutera. Nkuko abantu batera amabuye niko nayo ibada ikorwa. Aravuga ati wayaqta at-talbiya ma'a ibtida'i rami, arekera kuvuga talbiya labbaik Allahumma labbaik iyo atangiye gutera
amabuye nkuko bigaragara muri hadithi ibn Mas'ud radiyallahu anhu na hadithi ibn Abbas na hadithi ya Jabir radiyallahu anhum ko intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yageze hano ihageze nyuma y'ahangaha ntago byongeye kugaragara ko intumwa Imana yongeye kuvuga talbiya ariyo ya magambo labbaika Allahumma labbaik avugwa n'umuntu uri mu mutambagiro aravuga ati wayastabtinu alwadi ويستقبل القبلة ولا يقف عندها iyo atera ibuye agomba kuritera umugongo yawuteye Mina ikibaya cya Mina hanyuma akaritera yerekeye qibla cyangwa se nta nicyo bitwaye ko ashobora gutera amabuye Mina yayishyize mu rubavu rwe na Maka iri mu rubavu rwe bityo agatera ibuye amabuye Mina na Maka biri mu rubavu rwe ikingenzi gusa iyo bidashoboka nk'abantu ari benshi abitera uko ashoboye kose kuko ikirebwa n'umugambi na ibadiri hariya no gutera ibuye nicyo gikomeye kurusha ibindi arangije aravuga ati thumma yanhar hadiya yarangiza agakinja ibitambo bye thumma yahliqu ra'sahu aw yuqassir yarangiza akogosha cyangwa se akagabanya umusatsi kogosha no kugabanya ni ibintu bibiri bitandukanye kogosha no gukuraho umusatsi kuva mu imerero ryawo naho kugabanya no kogosha umusatsi hakagira igice cy'umusatsi gisigara ku mubiri w'umuntu aho ngo babyiswe kugabanya naho uwogosha n'ugabanya bose bagomba kogosha umutwe wose ntibyemewe kogosha uruhande rumwe ngo usige urundi ahubwo wogosha niba wogosha umutwe wose niba unagabanyije ugabanya umutwe wose ibi bikorwa byose bikozwe ahangaha bigaragara muri hadithi ya Anas ibn Malik kuva kwa Muslim bityo ibi nibyo bikorwa ahangaha kuri uyu munsi iyo amajije gukora ibi bikorwa ahangaha umwanditsi rahimahullah aravuga ngo thumma qad halla lahu kull shay'in illa nisa nyuma y'ahangaha ibintu byose aba abyemerewe nkuko twayibonye ko hari imiziro ku muntu uri mu mutambagiro ya miziro yose ibivuyeho hagasigara gusa kubonana n'uwo bashakanye iki nicyo gikorwa gisigara cyonyine cyatemerewe gukora icyo twavuga nuko kuri uyu munsi hari ibikorwa bine muri ibi bikorwa bine abamenyi bagaragaza ko iyo umugaragu w'Imana amajije gukora ibikorwa bibiri muri byo icyo gihe aba akoze icyo bita tahallulul awwal iyo abamajije gukuraho umuziro wa mbere ariwo muziro wo gukuraho ibikorwa bya mbere kugabanya bimwe mu miziro aba aziririjwe agasigarana gusa kubonana n'umugore kubera ko iki kubonana n'umugore turi buze kubona igihe akivanirwaho iyo hari igikorwa aba arangije aha nyuma y'ahangaha mbere yuko turenga ahangaha nuko byemewe ko umuntu ashyiraho abamubagira cyangwa se abahagararizi be mu kubaga icya kabiri nuko aha byemewe ko n'umuntu yiyogoshesha hanyuma nanone bitemewe ko umuntu yiyogosha ku giti cye ntago byemewe ko umuntu yiyogosha kubera ko we nkawe aracyari muri ibada iyo agiye kwiyogoshesha nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiye umuntu uwogosha aramubwira ati ngaho nyogosha n'abasahaba bategeka kogoshanya ubwabo ku bwabo ntago byemeye ko umuntu yogosha kubera ko we nkawe aracyari muri ibada ntago byemeye ko akora ku musatsi we mbere yuko akora ibindi bikorwa bityo agomba gutanga umutwe bakamwogosha aka nako kari mu bintu byo abantu bagomba kwitondera bityo iyo amajije gukora ibikorwa bibiri mu bikorwa bine bikorwamo ahangaha icya mbere ni ugutera amabuye icya kabiri ni ugukinja icya kabiri ni ukogosha icya kabiri ni ugukinja icya gatatu ni ukogosha icya kane ni tawafu ari buze gukora iri kumwe na sa'iya tawafu al-ifada ari buze gukora iri kumwe na sa'iya ariyo tawafu y'itegeko muri hijja iyi ngiyi iyo atari yayikora icyo gihe ntabwo aba yemerewe gukora ku mugore hanyuma ibi nibyo bikorwa bine iyo akoze bibiri muri byo icyo gihe aba yemerewe kuva mu muziro wa mbere nko gukuramo imyenda kwisiga ibihumura guca inzara guhiga n'ibindi bikorwa ashobora kuba yemerewe icyo gihe uyu nguyu aba yemerewe kubikora byose mu byo yemerewe usibye gusa kubonana n'uwo bashakanye umwanditsi rahimahullah aravuga ngo thumma yafdi ila Makkah yarangiza akerekeza Makka nyuma y'ahangaha yerekeza Makka fayatufu liziyara yarangiza agakora tawafu aziyara
وهو طواف واجب أكبرنا يو طواف يتجكو الذي به تمام الحج ينجي أريو يمزكو أمون حجة يزوي أي طواف أكورا أهنغا يمونسي طواف يتجكو إكبا يتجكو ridakuka kuri wa wundi uri mutamattia ahangaha nicyo gihe cyo kuyikora nta kindi gihe afite kubera ko we yatangiye ibada ye ku munsi wa munani ahita ajya Mina avuye Mina ajya Arafa nkuko twabivuze uyu rero ahangaha ni itegeko byanga byakunda ko iyi agomba kuyikora si itegeko ko ayikora muri uyu munsi ariko kuyikora kuri uyu munsi niyo sunna y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ariko aramutse ayikereje ntacyo bitwaye ariko ibyiza na sunna nuko abikora kuri uyu munsi kabone nubwo yagorwa nkuko twabivuze ibada no kugorwa inaryoherwa mu buremere bwayo inaryohera mu buremere bwayo igihe cyose ubwo buremere butari buze kumugeza ku rwego rwo kugira ingaruka aha abagomba kuyikora hanyuma akava muri ibada nkuko Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayikoze abandi basabwa gukora tawafu ni bose wa wundi wakoze qiran na wa wundi wakoze al-ifrad bose nabo basabwa gukora tawafu naho sa'iya ikaba itegeko gusa kuri mutamati no kubandi igihe batayikoze ubwo bazaga binjira muri Makka ugiye gukora qiran n'ugiye gukora ifrad iyo binjiye muri Makka bakora tawaf al-qudum hanyuma iyo babishatse bakora na sa'iya yayo iyo bamayije kuyikora abangaba uyu mufrid n'uyu qarin wawundi ukora hijja yonyine nawundi ukora hijja na umra bifatanye bidatandukanyijwe iyo babikoze mu ntangiriro yo kumpera si ngombwa ko bayikora kubera ko yindi ibihagije nta nubwo ari ngombwa ko bakora iya kabiri ariko iyo batayikoze nabo bari buze gutegekwa gukora sa'iya no kugenda hagati ya Safa na Marwa kuri uyu munsi barasabwa kubikora nkuko ari byo bigomba kuza nabo hijja yabo kugira ngo ibashe kuba hijja naho iyo babikoze nko twayivuze nta kibazo naho mutamati wa wundi ukora hijja umura akayivamo akajya no muri hijja akayivamo uyu we ni ngombwa ko akora sa'iya ebyiri sa'iya ya umra igihe yakoraga umra na sa'iya ya hajj igihe agiye gukora hijja hamwe n'abandi ku munsi w'Eid umwanditsi rahimahullah arangije aravuga ngo thumma yas'a bayna Safa wal Marwa hanyuma agakora sa'iya hagati ya Safa na Marwa إن كان متمتعة نيبا أري متمتعة أرابغانغو أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم كانغو سي أكبا أتاركوزي سعي إجيه يازغا هنكو تقابيوزي هيجو أرابغانغو ثم قد أحل له كل شيء ubu noneho nibwo uyu muntu abakoze tahallul yanyayo abavuye muri ya miziro yose akongera komera nk'umuntu usigaye kubera ko ubu ngo bagiye gusubira Mina nasubira Mina ahangaha arasubira Mina nk'umuntu usanzwe kubera ko intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadith yagaragaje ko iminsi ya Mina ari iminsi yo kurya no kunywa no kwibuka Imana no kubonana nabo mwashakanye bityo uyu munsi rero iyo amaje gukora ibikorwa byose icyo gihe arabyemerewe ariko aramutse asize tawaf y'uyu munsi na sa'iya yayo icyo gihe ntago yemerewe kubonana n'umugore mu gihe yemerewe ibindi bikorwa byose umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa yustahabbu an yashrab mimma zamzam lima ahabba ni byiza ko anywa ku mazi ya zamzamu akanywa ayasomeyeho iduwa y'icyo ashaka nicyo yifuza kubera ko intumwa y'Imana ivuga ngo amazi ya zamzamu lima shuribara na bya bindi umuntu na wa mugamba umuntu yanywereyeho cyangwa se yaduwa umuntu yasabiyeho byose biragendana bityo iyo umuntu agiye kunywa zamzamu ni muri sunna ko agira iduwa asaba aravuga ati wayatadalla minhu akayanywa akayijuta akayanywa akayahaga thumma yaqulu yarangiza akavuga aya magambo nanone umwanditsi rahimahullah agiye kuvuga ahangaha ntago agaragara mu mihame y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mu magambo meza ashobora kuvugwa cyangwa se umuntu akasimbuza andi cyangwa se agasaba ubusabe bundi bwari bwo bwose bwo ashobora kuvuga aravuga ati Allahumma ij'alhu lana ilman nafi'a nyagasani duhe kukura muri zamzamu cyangwa se no mu kuyinywana no kuyinywa biduhanemo n'ubumenyi bufite akamaro wa rizqan wasi'a n'amafunguro yagutse
wariyan wa shab'an, uduhe gushira inyota, uduhe no guhaga, wa shifa min kulli da, kandi uduhe gukira kuva mu burwayi bwose, waghsil bihi qalbi, nyagasani oza iyi zamzamu uyogesha umutima wanjye, wamla minhu hikmataka wa khashiyatika, kandi wuzuze umutima wanjye ukugutinya n'ubugenge buturutse ku iwawe. Iyi dua rero nkuko twabivuze si itegeko ko ariyo akoresha, idua yose yasaba yaba yemewe. Icyo umuntu avuga ngo tuvuge iki ngiki ni icyavuzwe n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naho ibindi bisigaye uyu muntu abisimbuje ibindi ntacyo biba bitwaye. Rero rimwe na rimwe usanga kubisimbuza ari byo byiza, kugira ngo hatagira uwizera ko ayo ariyo mahame cyangwa se yariyo dini, bityo utabikoze akaba ashobora no kurebwa ikijisho nk'utakoze ibada neza. Akaba ari ahangaha dusozereje iri somo ryacu, dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishyiramo imigisha kandi akaduha gukora nta wundi twereka usibye we, uwiga akiga kubera Imana n'uwigisha akigisha kubera Imana, hanyuma tugategereza ibyiza biva ku Mana. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Niyitanga Jamidu. نبض الأرواح فالشكر لربي ثم لكم، لا أحصي الشكر بإفصاحي، والموعد في جنة عدن ما دمنا نسعى بصلاحي، والختم سيحوي توقيعا لخديجة بنت الصلاح، لخديجة بنت الصلاح.